TV turabakiriye tuhaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ubushize twavuze gusobanukirwa icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu cyangwa se ku buzima bwacu. Uyu munsi nicyo tugiye gukomeza iyo nyigisho ari igice cyayo cya kabiri. Ushize twavugaga yuko icyubahiro cy'Imana iyo kiri mu buzima bw'umuntu hari ibyo ashobora gukora bitashobokaga ko yakora, hari aho yagera hatashobokaga ko yagera. Twavuze yuko icyubahiro cy'Imana ubwo Bibiliya ivuga yuko kizakwira isi, ni ukuvuga ko uko turi mu isi kiba gishobora no gukwira mu isi nyine, kigakwira no ku bintu byose biri mu isi. Reka uyu munsi twongere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 6, dusome ku murongo wa 3. Ibice 6 Yesaya, dusome umurongo wa 3. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Uyu muhanuzi Yesaya yari yahanuraga avuga uburyo Imana yamusanze ikamweza, Imana ikamwiyereka, ikamweza, yarangiza ikamutuma. Noneho hano marayika niwe wavugaga. Marayika abwira undi amubwira ati, Uwiteka arera, Uwiteka arera, arera. No mu cyubahiro cy'Imana, iyo tuvuga icyubahiro cy'Imana tuba tuvugamo uburyo bwo kwera, ubwiza, imbaraga no gukora kwayo bikubiyemo byose usanga bigize icyubahiro. Namwe murabizi icyubahiro iyo umuntu no kuri iyi si, kuko biravuga ngo iby'isi bitwigisha iby'ijuru. No kuri iyi si umuntu ufite icyubahiro, uwo bita umunyacyubahiro, hari ibintu byinshi bimuranga. Hari ubukire, hari ubwo butunzi budasanzwe, hari icyubahiro ubwacyo, hari ubwiza, hari imbaraga, hari ububasha, hari ubushobozi, hari ibintu byinshi aba afite kugira ngo yitwe umunyacyubahiro. Noneho iyi Imana yacu, Imana idasanzwe, Imana isumba byose, yaremye ijuru n'isi, ifite muri yo ibyo bintu byose. Ifite ubwiza, ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi, ifite buri kintu cyose. Ariko cyane ikagira uko kurabagirana kwayo. Yabwiye Mose mu gitabo cyo Kuva imubwira ngo nta muntu mbone mu maso ngo abeho, ahubwo ndaza kunyuza kugira neza kwanjye imbere yawe, ariko ubwiza bwanjye n'ukurabagirana kwanjye ntabwo uri buze kubireba, kubera ko ubirebye wapfa. Niba ko ubu bwiza no kurabagirana kw'Imana, icyubahiro cyayo biba biteye ubwoba. Ariko nk'uko twavugaga mu gihe cyacu mu isezerano rishya, iki cyubahiro Bibiliya itubwira yuko kigaragarira mu bwiza. Ubwo bwiza n'icyo cyubahiro n'iyo mirimo n'uko gukora n'izo mbaraga byose tubibonera muri Kristo umwana wayo. Niyo mpamvu tubibona bitatugoye, nk'uko twasomye mu Bakorinto ba kabiri ubushize, Abakorinto ba kabiri ubushize ibice byaho 4 umurongo wa 6 aho twasomaga, hatubwiraga yuko ubwo bwiza n'icyo cyubahiro bigaragara mu maso ya Yesu Kristo. Bigaragara mu maso ya Yesu Kristo. Tuvuga yuko iyo umuntu afite Kristo, yakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, icyo cyubahiro cy'Imana kibaye transfer mu buzima bwe, kiba kinjiye mu buzima bwe, kubera yuko Kristo niwe kurabagirana kw'Imana, niwe cyubahiro cy'Imana. Rero hano uyu marayika akavuga, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Tukavuga ngo iyo isi ishobora kuzura icyubahiro, nuvuga ko niba isi yuzuye icyubahiro, ibimera byose biri mu isi byuzuye icyubahiro cyayo. Abantu bari mu isi bakwiye kuba buzuye icyo cyubahiro cyayo. Ibintu byose bifatika n'ibyo tutarebesha amaso nk'uko biri bivuga, byose byuzuye icyo cyubahiro cyayo. Rero nuvuga ko mu buzima bwacu hagomba kuba harimo ubwo bumenyi bwo gusobanukirwa, kumenya neza yuko hari icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu. Nk'uko
uyu muhanuzi abivuga akavuga icyubahiro cye cyuzuye isi yose yuzuye icyubahiro cye. Iki cyubahiro tuvuga cyuzuye isi gikwiye kuzura no mu buzima bwawe n'ubwanjye, gikwiye kuzura mu rugo rwawe n'urwanjye, gikwiye kuzura mu gihugu cyacu, gikwiye kuzura muri business dukora, gikwiye kuzura mu mbyaro zacu, gikwiye kuzura ahantu hose, kubera yuko Bibiliya nibivuga yuko cyuzura isi hari ahantu kigomba kuba kiri. Ariko turabireba mu bihe bitandukanye ugasanga ntabwo icyo cyubahiro kiri ku buzima bwacu. Nkuko twavugaga Yesaya uko yari yavuze mu bice 58 twasomye umurongo wa 8 avuga yuko icyubahiro cy'Imana ngo kizadushorera. Nubako umuntu waba yuzuye icyubahiro cy'Imana hari ahantu wakwinjira utagombaga kwinjira, kubera ko ushorewe n'icyubahiro cy'Imana. Abanyarwanda baca umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo utwaye icumu rya shebuja agerekaho n'agakeregeshwa. Nuvuga ko mu buzima busanzwe n'umuntu waba agendana n'umuyobozi runaka, umunyacyubahiro runaka, iyo ugendana nawe hari icyubahiro ukura kuri we, kubera ko ari umunyacyubahiro cyinshi, hari icyubahiro umukuraho. Rero ntabwo bako mu buzima bwacu noneho byo ku Mana y'icyubahiro igendera muri twe, ikorera muri twe, iki cyubahiro kigomba kuba kigaragara ku buzima bwacu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Iki cyubahiro kigomba kuba kigaragara ku buzima bwacu. Yesaya, uyu muhanuzi witwa Yesaya yahanuye cyane avuga iby'iki cyubahiro, kandi iyo ukurikiye neza usesenguye mu buryo bwa Bibiliya, mu busesenguzi bwa Bibiliya, bigaragara yuko iki cyubahiro uko yavugaga Kristo umwana w'Imana. Yatangazaga igihe Kristo azaba yaje, yahanuraga avuga mu myaka irambye, avuga igihe Kristo azaba yaje, avuga yuko iki cyubahiro kizashobora gukwira isi, kubera yuko niba Imana mu Isezerano rya kera ibwira Mose ikamubwira yuko ntabwo icyubahiro cyanjye, ntabwo ubwiza bwanjye umuntu yabureba ngo abeho, ariko kubera yuko Imana iba iri ku ntebe yayo ahantu ho mu ijuru, ahantu hakomeye, bituma byorohera umuntu wese kuba yatunga ubwiza bwayo bunyuze muri Kristo umwana wayo, kubera ko niwe yatanze kugira ngo ashobore gukorera muri isi yose, noneho mu buryo bwo mu mwuka, noneho buri muntu wese ashobore gutunga icyo cyubahiro cy'Imana mu buzima bwe no mu byo akora byose. Reka twongere dusome uyu muhanuzi mu bice bya 60 avuga ngo umutwe waho uravuga umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Umukiza w'abanyamahanga, uyu mukiza w'abanyamahanga tuvuga yuko ni Kristo umwana w'Imana. Niyo mpamvu twavugaga Yesu Kristo muri ubu buhanuzi bw'umuhanuzi Yesaya, uko avuga n'uyu mukiza w'isi yavugaga uzaza agatuma icyubahiro cy'Imana cyuzura isi yose. Aravuga ku murongo wa mbere ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Natwe nicyo dutangaza mu gihugu, nicyo dutangaza mu ngo z'Abanyarwanda, nicyo dutangaza mu miryango yacu, nicyo dutangaza muri iki gihugu. Turavuga ngo reka umucyo w'Imana umurike muri iki gihugu mu izina rya Yesu, umurike ku bantu bayo, umurike ku bwoko bwayo, ngo kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubu bwiza nibwo twavugaga, ubu bwiza n'icyubahiro ni ibintu udashobora gutandukanya. Ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Iyo ubwiza bw'Uwiteka burasiye umuntu aho yari yarananiriwe, hashushanya n'ibintu bavuga ngo byuka urabagirane. Nuko uyu muntu yari aryamye, yari ahantu yaheze, hari ahantu yaryamye adashoboye kubyuka, ariko iyo ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye, icyubahiro cy'Imana kikakugeraho, imbaraga z'Imana zigatangira gukora mu buzima bwawe, icyo gihe umuntu arabyuka akava ku rwego akajya ku rundi. Nibyo twavugaga mu Bakorinto ba kabiri aho batubwiraga ibice byabo 3 umurongo wa 18 batubwiraga yuko tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Bako uyu muntu araryamye yaheze, yananiriwe, yaba ari mu ndwara. N'uyu mwanya uko tuvugana namwe mudukurikiye, nuko hari aho waba waraheze nawe, hari aho waba uryamye wadindiriye, hari business yaba yaradindiye, hari ikintu cyaba cyaraheze ahantu, ariko turatangaza muri ubu buhanuzi tuvuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye.
icyubahiro cy'Imana kikaba kigushoreye, icyubahiro cy'Imana kikaba kikurasiye, biravuga ngo ubyuke aho wari uri, mu ndwara wari uhezemo, wari umazemo imyaka, ubyuke kubera ko icyubahiro cy'Imana kirahaje mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Hasi aravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho, ubwiza bw'Uwiteka buzakugaragaraho mwene data. Ibi nibyo nsoma nkumva mu mutima wanjye hari inyota yo kubibona, hari inyota yo kubirebesha amaso, kubera yuko isi zatwikirwa n'umwijima. N'ubu no muri ibi bihe turimo, iyo ubirebye ubona uburyo isi itwikiriwe n'iki cyago cya COVID. Abantu bose baratwikiriwe, ariko Bibiliya irimo iratubwira ngo ariko Uwiteka azakurasira. No muri ibi bihe, n'ubushize twigeze kubivuga, no muri ibi bihe hari umuntu wareba akabona yuko ibihe bimeze nabi, situation ni mbi, ubukungu bumeze nabi, ariko hari umuntu Imana umucyo w'Uwiteka yarasira agasigara ashobora kubaho mu buzima abandi bareba yuko bikomeye, abandi bareba ko bigoye, ariko uyu muntu agashobora kubaho mu buzima bumworoheye kandi bumutunganiye. Reka ubwiza bw'Uwiteka bukugaragare, reka iki cyubahiro cy'Imana kikugaragare. Kandi twaravuze ubushize, ntabwo ari ibintu tugomba kuba tuvuga gusa nk'uyu mwanya ngo mbivuge gusa umuntu yumve arabyakira. Harimo n'ubumenyi agomba kubamo kubishurirwa. Uku kubishurirwa ni ukuri, nuko duhishurirwa Kristo umwana w'Imana, kuko Kristo niwe kurabagirana k'Uwiteka, niwe bwiza bw'Uwiteka, niwe mbaraga z'Imana. Haleluya. Reka dusome ubutumwa bwiza, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cyawe cya mbere, dusome umurongo wa 27. Ariko reka mpere kuri 24 kugira ngo bize kutworohera kumvikana neza. 24, none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe bishoboje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari wo torero. Haleluya. Mvuga ko no mu buzima bwacu uyu mubiri wa Kristo niwo torero, kandi natwe turi torero rye, turi ingingo za Kristo. Mvuga ko aya magambo abatureba, aya magambo Pawulo yabwiraga Abakolosayi aratureba, kubera yuko natwe Kristo niwe mutwe w'itorero, natwe turi ingingo za Kristo. Mvuga ko aya magambo aratureba, uko Pawulo yavugaga nawe avuga ngo mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari wo torero. Iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose. N'ubu busonga Pawulo avuga, niyo mpamvu uvuga ngo ibi natwe biba bitureba. N'ubu busonga Pawulo avuga yahawe bwo kubwiriza, nibwo twese twahawe, nawe nibwo wahawe bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bamenye yuko hari Imana mu buzima bwabo, hari Kristo mu buzima bwabo, hari icyubahiro cy'Imana mu buzima bwabo, hari gukora kw'Imana mu buzima bwabo. Ibi abantu bagomba kumenya. Niyo mpamvu navugaga birasaba ubumenyi, birasaba ubwenge, ariko ubwo bwenge nubwo tubona mu ijambo ry'Imana, kuko ubu bwenge Kristo niwe bwenge bw'Imana. Iyo twakiriye Kristo tuba twakiriye ubwenge bw'Imana, tuba twakiriye ubwiza bw'Imana, tuba twakiriye gukora kw'Imana. Haleluya. Ku murongo wa 26 aravuga aribwo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Ubu bwiru nibwo bari bavuga, n'ubwenge n'amabanga y'ijuru, n'ubwiru bw'ubwami bw'Imana n'amabanga y'ijuru abantu batashoboraga kumenya, batashoboraga guhabwa. Nubwo twavugaga mu isezerano rya kera, Mose icyo gihe we yari afite uburyo nibura ashobora kumenya yuko Imana hari uburyo yanyuza kugira neza kwayo imbere, akagira icyo abona, akagira uko ayibona. Nibyo bivuze mu isezerano rishya, nuko Kristo yaje agatuma dushobora kubona Imana mu buryo bukwiriye. Mwene data, hari ibintu utashobora gukora udafite imbaraga z'Imana, udafite uku gukora kw'Imana, udafite icyubahiro cy'Imana kigushoreye, kiguherekeje, kikurasiye. Ibintu bimwe hari ibyo utazashobora gukora, ariko uko umuntu yarushaho kubimenya, kubera ko ari ubwiru, ari ubwenge bw'ubwami bw'Imana abantu bahawe
kandi ngo bwahawe bwahishuriwe abera bayo, kandi turabera b'Uwiteka, turabera b'Uwiteka kubera ko Kristo yaduhinduranye bazima nawe, duhinduka abera b'Uwiteka, twitwa abakiranutsi b'Umwami Imana kubera Kristo uyu nguyu yabaye umukiranutsi, ahinduka yemera kuba umunyabyaha kugira ngo duhindurirwe nawe kuba abakiranutsi b'Imana. Nkuko biri bivuga ngo ubwo umwe ari we Adamu yatumye abantu benshi bahinduka abanyabyaha, bakitwa abanyabyaha, niko n'umwe ari we Kristo azatuma abantu benshi bitwa abakiranutsi. Imana yashatse ko umenya icyubahiro cyayo kiri muri Kristo. Ufite Kristo ugomba kubusobanukiwe, ubu bwenge bugomba kuza, ubu bumenyi bugomba kuza, bw'ubwiru bw'ubwami bw'Imana bwari bwarahishwe, ariko ngo muri iki gihe cyacu bwarahishuriwe, buhishurirwa abera. Ubwo bwenge, ubwo bubasha, ubwo bushobozi, ubwo bwiza, icyo cyubahiro kiri muri Kristo, kandi Kristo ari muri twe. Mu izina rya Kristo Yesu, Kristo amurike mu buzima bwanyu. N'ubushize twaravuze yuko avuga muri Yohana 18:12 akavuga n'igihe mucyo w'isi, mucyo w'isi, reka Kristo amurike muri wowe, reka Kristo arabajyane muri wowe, kuko niwe cyubahiro cy'Imana, niwe bwiza bw'Imana, niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Rero tugana ku musozo, reka dusome iki cyanditswe urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, ibice byaho 2 umurongo wa 9. Ariko nkuko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibi byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Aya magambo aravuga yuko ariko nkuko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba. Mwene data, hari ibyo wibwira yuko umaze kurebesha n'amaso yawe, ariko hari ibyo utarareba, hari iby'icyubahiro utarareba, hari iby'ubwiza utarareba. Ushobora no kwibwira ngo hari aho ugeze no mu buryo bw'ubutunzi, ariko yambwira hari ibyo utarabona, hari ibyo utarageraho, hari ibyo utararebesha amaso yawe. Ariko biravuga ngo iby'ijisho ritigeze kureba, ibyo nibyo Umwami Imana ateguriye abamukunda. Nawe utangire kwipozisiona muri abo ngabo, nawe utangire kwishyira mu mwanya, nawe utangire kubihishurirwa, nawe utangire kubimenya, kugira ngo Imana ikore mu buzima bwawe kandi igaragare mu buzima bwawe. Uwiteka abagire neza, Uwiteka abahe umugisha. Turashoje, tuzakomeza ubutaha, turabasengera kandi turavuga ngo ubuzima bwanyu buhindurwe n'icyubahiro cy'Uwiteka, imbaraga z'Imana zibe mu buzima bwanyu, amahoro y'Uwiteka abatware, abayobore, abagenge, icyubahiro cy'Imana kibashorere, kibamurikishirize mu maso he, mu izina rya Yesu Kristo.